Kundorwe n'urukundorwe n'imbabazi n'imigisha yatwungukira Mboroga ntabwo bizaba bikiriho ubu bugingo n'uyu mubiri ntabwo byabura gutandukana none mubiri sinzira urindira uwo munsi mwiza none mubiri sinzira urindira uwo munsi mwiza uyu mubiri waruhanyaga niwo turabitse ubutaka n'ubw'ubugingo bwazamutse bujya mw'ijuru n'ubw'ubugingo bwazamutse bujya mw'ijuru ubu bugingo n'uyu mubiri iherezo bizasubirana bihabwe ishusho ya Yesu niwimba zose zo mw'isi zizashira nk'abapfuba niwimba zose zo mw'isi zizashira nk'abapfuba maze ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye n'abishwe n'urupfu bazabonanira mw'ijuru n'abishwe n'urupfu ndaje ndakuvugisha mu kanya bazabonanira mw'ijuru bazabanayo mu bwami bazaba batagitandukana kubw'umusaraba wawe haleluya uzadusohora
kubw'umusaraba wawe tugihagaze reka dusaba umushumba Rebero yegereye nasenga Imana kandi arasenga asengera n'ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umushumba w'ururembo rwa Nyabisindu. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye urukundo rwawe wadukunze, turagushimiye ku byatubayeho uyu munsi tugeze hano hashyingurwa imibiri. Turagushimira ko waturinze mu nzira kandi turagushimira ko wemeye ko tuhaza, iyo utabyemera ntituba duhari. Dusabiye umuryango w'umwana wacu, dusabiye imiryango yombi kugira ngo ukomeze kubihanganisha. Tuzi ko ari wowe ufite ihumure rikomeye kuruta ibindi byose. Mana, ugira icyo ukora muri iyi miryango yombi. Dusengeye umugaragu wawe ugiye gusoma ijambo ryawe kugira ngo umugirire neza, kandi ijambo ryawe ribe biduhumuriza twese muri iyi nzira. Izina ry'Imana nihabwe icyubahiro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. kwihanganisha buri wese turi kumwe, by'umwihariko twihanganisha umuryango wa Esther ndetse n'inshuti n'abavandimwe, kwihanganisha itorero. Birababaza, biragorana gutandukana, ariko mukomere, kuko kimwe mu biduhumuriza mu bidukomeza ni uko aho ari ntabwo ari habi, kandi tuzi neza yuko twese ariho turimo tugana. Aratubanjirije ariko natwe tuje tumukurikiye. Rero ntekereza yuko uyu mwanya aho ari, kugira ngo ube wamusaba ngo agaruke muri uyu mubiri, mu bagiye bagira amahirwe yo kujya muri iryo yerekwa ntabwo ugeze yifuza kuwugarukamo. Bigaragaza yuko aho ari uyu mwanya ari mu biganza byiza by'Imana, ari aho atacyongeye kubabara, atacyongeye guhura n'imiruho n'imihati y'iyi si. Nagira ngo turebe ijambo ry'Imana tubona hano mu Byahishuwe ibice 14, Byahishuwe 14 umurongo wa 13. Haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Nagira ngo nagirize ku ijambo riri muri Zaburi 116 umurongo wa 15. Haravuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Aya magambo bifuje kugira ngo twongere kwibukiranya muri uyu mwanya, nubwo bibabaje, nubwo kubura inshuti, kubura umuvandimwe ari ikibazo gikomeye, ariko nagira ngo mbabwire yuko iyi nzira Yesu nawe yabanje kuyinyuramo, niwe watubanjirije, kandi ubwo yayinyuzemo nk'uko umwigisha watwigishije mu mwanya watambutse yatubwiye ngo kugira ngo tubashe kwambara umubiri w'ubwiza, umubiri muri ya mibiri myiza yo mu ijuru, nuko tubanza kwiyambura uyu mubiri wa kavukire, nuko tubanza kwiyambura uyu mubiri wacu wa hano mu isi, kugira ngo tuzabashe kwambikwa undi mubiri mwiza. Iyo turebye tubona ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Icyari kuba ikibazo ni uko yari gupfa atizeye, kandi umugisha dufite ndetse kimwe mu biduhumuriza ni uko arangije urugendo afite ubuhamya bwiza. Mu buhamya twumvise ndetse no mu mico ye no mu migendere ye, twumvise uburyo yaharaniye gukora ibyo agomba gukora akiri muzima, agihumeka, yakoreye Imana mu gihe cye. Niyo mpamvu nuko twagiye tubyumva, ntabwo Imana ishobora gusarura ibiteze, ntishobora gusarura ibidashyitse. Rero niyo mpamvu nagira mbabwire ngo dukomere kandi duhumurizwe nuko aho agiye atari habi,
kandi tuzi neza yuko ibyiringiro byacu biraduhamiriza yuko tuzamubona. Ijambo ry'Imana dusomye muri Zaburi riratubwiye ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Buriya ni ikibazo gikomeye kugira ngo umuntu ave muri uyu mubiri adafite ubuhamya, ariko iyo umuntu afite ubuhamya, iyo umuntu yizeye burya kuva muri uyu mubiri kuba yatandukanwa nawo, ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu binezeza Imana, kuko Imana n'ubundi yaraduhamagaye iduha agakiza, ariko ifite intego yo kugira ngo izabashe kutwishyira tudafite ikizinga cyangwa umunyankari. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abera bo mu isi nibo mfura Uwiteka yishimira. Dushingiye ku buhamya bwa Esiteri, dushingiye ku mibereho ye, dushingiye ku buzima bwe, cyane cyane ku bo babanaga buriya muri iyi si. Iyo ushaka kumenya ubuhamya bw'umuntu wamubaza umuntu babanaga, umuntu babaga bari kumwe igihe cyose isaha ku yindi. Ujya mu burya aba afite ubuhamya, aba afite amakuru. Rero tunejejwe cyane nuko yarangije urugendo ari ababyeyi bamuhamiriza, ari umutware we amuhamiriza, ndetse nabo babanaga, nabo baririmbanaga, itorero rimuhamiriza. Ibyo ngibyo rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo abameze batyo urupfu rwabo ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Rero tugeze mu mwanya wo kugira ngo tumuherekeze kandi turamusezereho bwa nyuma, kuko ntabwo tuzongera kumubona. Twebwe niba tubashije kuba maso tukabasha kurinda ubugingo bwacu, kandi tukazarangiza dufite ubuhamya bwiza nk'ubwo asoje afite, tukazarangiza natwe twarabashije kuba neza mu bihe byacu, dufite ibyiringiro by'uko tuzamubona. Aho turi ntabwo washobora kugaruka ngo dusange, ariko tuzi neza yuko twebwe hari igihe kizagera natwe tukava muri isi kandi tukongera tukabonana nawe amaso ku maso. Nagira ngo rero babwire ngo mukomere, muhumure, kuko ntabwo ubuzima bugarukiye hano. Tuzi neza yuko na nyuma y'ubu buzima ari ubundi buzima. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana twumvise ryatubwiye yuko kugira ngo urubuto rubashe kuvamo urubuto ruzima, kandi urubuto rufite umubiri utandukanye n'uwo rwari rufite, nuko rubanza rukabora. Rero ni muri urwo rwego dufite ibyiringiro by'uko nawe nuko tumushyize aha ngaha tugiye kumusezeraho bwa nyuma, ariko hari ibyiringiro by'uko tuzongera kumubona. Ntabwo rero ubuzima burangiye. Nagira ngo ndagize dusenga Imana kugira ngo dukomeze n'ubundi gahunda yacu nk'uko yari iteganyijwe. Imana ibahumugishe. Reka twakire Pastor Pierre asenga Imana, narangiza noneho dusabe abadufasha kugira ngo tubashe n'ubundi gucukura, ariko turabanza dusabe umuryango wigira hano hafi kugira ngo byose bikorwe kandi neza n'ubundi. Izina rya Yesu, turi imbere y'amaso yawe kuri iki gicamunsi. Turagushimiye yuko uri Imana ibeshaho byose kandi igakomeza byose. Iyo ushatse urahamagara, kandi uhamagaye arakwitaba, ntatinda. Mana turabigushimiye, tugushimiye yuko utagitungurwa. Twebwe nk'abantu turatungurwa, ariko wowe ntugitungurwa, kuko uri Imana ishoboye byose kandi izi byose. Rero uyu mwanya tugushimiye ko waturinze kuva tuvuye hariya Gasave kugera hano, kandi tugushimiye ijambo ryawe twumvise. Rifashe imitima yacu twese, dukomeze, twibutse ko turi abashyitsi n'abimukira, ko dutegereje gakondo abakwizera bose bazaturamo. Nuko dufashe muri gahunda zose zigiye kubera aha hantu, kandi ukuboko kwawe kwiza kugumane natwe. Twisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu, amen. Kugira ngo batufashe kugira ngo tumenye abakugira hano hafi, tubashe kumuherekeza mu buryo
imana yashimiye kwisubiza umuvandimwe wacu tuyishimire Kayijamahe Esther dusubije umubiri mu mukungugu aho wavuye umwuka wasubiye ku mana yawutanze irya mbere utekereze umuzuko w'abapfuye izina ry'uwiteka rihabwa icyubahiro wakomeza n'ubundi nabo mu muryango urasezera kandi nzakomeza kumukunda nubwo bigoye kubaho mu buzima ntagufite nzakomeza kuzirikana isezerano ryanjye nawe kandi ndabizi aho uri mu heza mu by'ukuri nzakomeza kubazirikana wowe n'imfura yacu ntwari Agasaro Mayagweta nk'umuryango muri rusange twese turababaye kubwo kubabura wowe n'umwana ariko rwose dufite ibyiringiro yuko tuzongera kubabona mu bundi buzima mugire ubwo ridashira turabakunda kandi mutabisari tuzongera tubabone rwose twishimane turabakunda cyane
cyane kandi Imana ikomeze bakomeze kadusabe n'ubundi Ndatimana yegereye hino kugira ngo ashyireho umusaraba hanyuma namara gushyiraho umusaraba tugakomeza nta gahunda yindi yo gushyiraho indabo barabibwira turibirije magufiya cyo kimwe wenda cyo kimwe cya ndirimbo bizana mu dukomeze na gahunda ugiye kuyobora gushyiraho indabo gushyiraho indabo. Ndasaba abantu bose kugira ngo bagire ibakwe kandi bagerageze kwihutisha kugira ngo tucunguze uburyo umwete iminota yacu hano iri kugenda idushirana. N'ubundi
wakijije benshi uhindura benshi intego y'uru rugendo none intego yawe ihakana Imana isura yawe ihakaniwe wabaye iki wabaye iki iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'uru rugendo ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Esawu abura umurage umwana w'imfura ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Esawu abura umurage umwana w'imfura wikoraho dutegereje ubwami wikoraho dutegereje umwanzi arazerera iminare arashaka yaconcomera komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe yasezeranijwe hagarara neza uvuga Imana neza muvandimwe ikomeze kumana nyamara uracyayikeneye biriya ubona ko bisa nkaho ari byiza harimo umutego wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe wikoraho dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe tegereje igororano wikoraho dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe nta kindi kizana Satani uretse kwiba kwica no kurimbura ntagira impuhwe abana batoya ntatinda bakuze ntagira impuhwe abashakanye bakundanye ntatinya intebe wicayeho